byavugaga ni hehe? Njyewe Kanani mpamya ko ari Kanani mu gihugu cy'amasezerano, ari Kanani mu gihugu cy'agakiza, ari Kanani mu gihugu cy'umugisha. Imana yari iri koherezamo Aburahamu. Haleluya! Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Birashoboka ko igihugu wari uri mu gihugu cy'ibigeragezo, wari uri mu gihugu cy'intambara, wari mu gihugu cy'amarira. Birashoboka ko Imana yakigukuramo ikakohereza mu gihugu, haleluya, cy'amasezerano. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abahereza umugisha mwinshi. Hanyuma rero nkuko mubibona kuri kamera, twongeye kubona umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka. Twagira ubuntu bwo kongera kubana nawe. Reka dusabe kugira ngo basuhuze narangiza abibwire. Yesu nashimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhane umugisha cyane. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Twari tumaze iminsi tutabonana, ariko Imana ishimwe ko turabona nta gikuba cyacitse, mumeze neza. Uwiteka Imana yabanye namwe. Hanyuma rero bakunzi bacu, mwebwe dutangiranye iki kiganiro, mwihangane tukitangirane kandi tunakirangize. Tugisharinge. Utarakora subscribe akore subscribe. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Rebeka, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana, turagushimye kubw'uyu mwuka waduhaye duhumeka. Hari benshi batambutse ariko twe tukaba turi bazima. Izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe rero Uwiteka, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo nyoborwe nawe, ndakwinginze kugira ngo ijambo ngiye kuvuga Kristo Mana rigere ku mitima ya buri muntu wese. Ndakwinginze kugira ngo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukunda, ahubwo rishinga imizi mu mitima yabo. Nizababera impamba n'urwego bizabageza iwawe mu ijuru. Ngaho bana natwe mu izina rya Yesu. Ntabaritwe ahubwo izina ryawe Kristo ari ryo rihabwa icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo bane natwe kandi tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga n'amavuta arizo ziboneka hagati muri twebwe. Wigaragaza Uwiteka, witamurure nyakubahwa Imana. Jambo ryawe rirambwira ngo hahirwa bakwiringira kubera kuzababera ibyiringiro. Ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka nawe agota abantu biwe. Haleluya. Natwe ndakwinginze kugira ngo Uwiteka mu kuvuga ijambo ryawe turangurura, unyemerere ubane natwe. Uwiteka Imana nyiringabo, nasame wifugire, nkubere mikoro wirangururire.
natwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi urakurikirira ijambo wese umuhe umugisha mu izina rya Yesu. Yakire gufashwa, yakire gukizwa n'umutima wiwe. Urakoze kubyumvise kandi ukaba ugiye kubana natwe. Senze niseye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza uduhaye. Ntabwo rero turi butinde, reka tukwakire utugezeho message Uwiteka Imana yaguhaye kubwira abantu bose. Karibu. Murakoze. Yesu aduhane umugisha. Imana itugirire neza. Ndasuhuza inshuti zanjye, ndasuhuza abantu tuziranye nabo tutaziranye mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero nicara kuri iyi kamera ngiye kuvuga Imana, byo murabizi murabimenyereye. Ahubwo ndagusaba ngo wowe utajya gunkurikirana ujye unkurikirana kandi utege amatwi ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana tuba tugiye kuvuga birashoboka ko narivuga akaba ari wowe ryaziye. Nta jambo ry'Imana rizira ubusa ngo kandi ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ijambo ry'Imana ntekereza ko uriteze amatwi Yesu araguha umugisha kandi arakugirira neza. Imana ibafashe cyane kandi bishimire. Tugiye kuririmbana rero uyu muririmbyi ni wa 204 mu gushimisha Imana. Imana itugirire neza kandi wumve ko ukomeye. Uyu muririmbyi aravuga ngo aradukomeza ati yemwe nimukomere ngo Uwiteka ari hamwe namwe. Mbese ninde wabashobora? Mbese ninde wabarwanya? Wumve ko Yesu ari kumwe nawe, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe, nguwo araja uruyatyo ngo atabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ayiwe ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iruhije twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Imana itugirire neza cyane. Umuririmbyi aradukomeje aratubwiye ngo umwami Yesu araje kandi ari kumwe natwe. Ngo mbese ninde wadushobora? Haleluya. Wese uri muri Yesu wizeye Imana, mbese niki cyagushobora? Ngo ati yemwe ndaje nimukomere, ngo ndi hamwe namwe. Ni ukuri ngo nta wabashobora. Ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura.
kubahindura. Ntuhindurwe n'izo ngabo za Satani. Gira kugira intege, gira kugira imbaraga zo gusenga kugira ngo udahindurwa n'izo ngabo za Satani. Gira kuba maso kugira ngo udahindurwa n'izo ngabo za Satani. Umuririmbyi yaravuze ngo ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu ngo zaduhindura. Nyemerera ube maso, nyemerera ugire umwami Yesu muri wowe. Haleluya! Umugendane, umwicarane, umuryamane umwami Yesu kugira ngo ingabo za Satani zitaguhindura. Ingabo za Satani zihora ziri maso. Haleluya! Ingabo za Satani zihora zirekereje, zishaka uwo zajugunya mu rwobo, zishaka uwo zatwara, zishaka uwo zakura mu nzira y'agakiza. Ariko ngo nubwo zikomeye, ayiwe, ngo wowe ufite umwami Yesu ntacyo zagutwara. Wowe ufite Imana muri wowe ntacyo zizagutwara. Zakurwanya, zakugerageza, ariko humura, Yesu umufite, ni byose kuri wowe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngati yemwe nimukomere, wigira ubwoba, ibendera rya Yesu riramanitse. Haleluya! Ibendera ry'umwami wacu Yesu riracyamanitse, riracyamanitse. Humura, Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyakora, Yesu aracyavuga, Yesu aracyashoboye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nuhumure, ahubwo wirinde izo ngabo za Satani. Nubwo zikomeye, wowe ugire Yesu muri wowe. Yesu azakurwanirira, Yesu azakuneshereza, Yesu azabana nawe. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya! Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana ryatugize umuntu. Haleluya! Byatumye twitwa abana b'Imana, tutari kwitwa abana b'Imana kubera iryo jambo. Ijambo ry'Imana ryatumye tuva muri za karande kubera iryo jambo. Haleluya! Ijambo ry'Imana rirakomeye, uryikomezeho. Ijambo ry'Imana ubane naryo, ijambo ry'Imana ugendane naryo, ijambo ry'Imana ukorane naryo mu kazi. Ijambo ry'Imana ayiwe urishyire ku nkingi z'umutima wawe. Imana izabana nawe, Imana izagushyigikira kubera iryo jambo. Ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni utunze ijambo rya Kristo muri wowe. Imana ishimwe. Tunga ijambo rya Kristo muri wowe, uryikomezeho. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izakuneshereza, Imana izagukomeza kubera iryo jambo ry'Imana. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Uyu muririmbyi ajya mfasha, nawe ajya gufasha. Ngo ibendera rya Yesu riramanitse. Humura, ngo waraje aho uruyatyo ngo atabarabe. Haleluya! Nawe nimba uzi ko uri mu mubare Imana yemera, humura, nawe ubutabazi bw'Imana buje kukubaho, nawe ubutabazi bw'Imana bukubonetseho, nawe ubutabazi bw'Imana buri kumwe nawe. Haleluya! Ngo Yesu araje aho uruyatyo ngo atabarabe. Yesu araje aho uruyatyo atabara urugo rwawe. Yesu araje aho uruyatyo atabara abana bawe. Yesu araje aho uruyatyo atabara akazi kawe. Yesu araje aho uruyatyo ayiwe atabara umuryango wawe. Humura, humura, ngo ibendera rya Yesu riramanitse, ngo kandi araje arahuruye. We Yesu araje arahuruye, ahuruye mu byawe, ahuruye muri izo manza, ahuruye muri ubwo burwayi ufite, ahuruye yewe mu bibazo byari bikugarije. Humura, ngo aje gutabara be. Nawe nimba uri mu mubare bawe Imana igomba gutabara, uhumure kuko Yesu yaje. Kandi Yesu yaje ahuruye atyo, yaje gutabara ubwoko bwa. Gute dutakaza ibyiringiro? Ni gute duhurwaho Satani tukumva ko Imana yaturetse? Ni gute duhurwaho Satani tukumva ko Imana itagikora? Umuririmbyi aratubwiye ngo ibendera rya Yesu riramanitse, ngo waraje aho uruyatyo ngo atabara be. Wicika intege, winamuka, wikibagirwa isezerano wagiranye n'Imana. Ya Mana yakurengeye cyagiye, ya Mana yagukuye mu rupfu cyagiye, ya Mana yagukijije gusaba cyagiye, iraje uruyatyo kandi ngishe kugutabara, ishe kukugirira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo nubwo ingabo za Satani zirakomeye, muririmbyi yarabirebye aravuga ngo ingabo za
Satani zirakomeye, kandi koko kubw'ibitero yari ari guhura nabyo, kubw'intambara yari guhura nazo, Satani ari kumuteza, ariko aravuga ngo tudafite umwami Yesu, ayiwanga izo ngabo zaduhindura. Ariko ntabwo dushaka guhindurwa n'ingabo za Satani. Hoya, niwemere guhindurwa n'ingabo za Satani, niwemere ko Satani akwicara hejuru, ahubwo we gira Kristo muri wowe, gira umwami Yesu muri wowe, ntacyo uzaba, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzaseba, uzakomera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikwambika imbaraga aho uri hose, Imana igukomeze, iguhe kuyimenya, iguhe kuyigira mu mutima, iguhe gukomera, iguhe gushikama, ayiwe iguhe kuyizera, maze izihuruye cyo ije kugutabara, ije kukurengera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro 12. Imana idufashe igice cya 12, turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Imana iduhane umugisha. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Haleluya. Igice umutwe w'amagambo ratubwiye ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Haleluya. Mbese i Kanani, iyo utekereje iri jambo ry'Imana, i Kanani mbese aho ryavugaga ni hehe? Njyewe i Kanani mpamya ko ari Kanani mu gihugu cy'amasezerano, ari Kanani mu gihugu cy'agakiza, ari Kanani mu gihugu cy'umugisha. Imana yari iri koherezamo Aburahamu. Haleluya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Birashoboka ko igihugu wari uri mu gihugu cy'ibigeragezo, wari uri mu gihugu cy'intambara, wari mu gihugu cy'amarira. Birashoboka ko Imana yakigukuramo ikakohereza mu gihugu, haleluya, cy'amasezerano, ikakohereza mu gihugu cy'umunezero, ikakohereza mu gihugu cyo gukomereramo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ngo Uwiteka yohereza Aburahamu mu gihugu cy'i Kanani. Imana itugirire neza, Imana idufashe ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana iduhana umugisha, Imana ikugirire neza aho uri hariho hose. Ijambo ry'Imana ribwiye Aburahamu, yari akitwa Aburahamu ataritwa Aburahamu. Imana itugirire neza. Urumva ko yari ataranahindurirwa izina. Haleluya. Imana iguhindurira izina ahantu uri hose. Imana iguhindurira izina bitewe nuko wayumviye, bitewe nuko wayizeye, bitewe nuko yakubwiye ukumva. Imana iguhindurira izina. Ibwira Aburahamu ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya. Imana yabwiye Aburahamu ngo asige umuryango, asige n'inzu ya se. Haleluya. Kuba yaramubwiye gutyo, ntekereza ko iyo nzu nyine nta gakiza yari ifite. Urumva ni abantu biberaga nyine mu bigirwamana, ni abantu batari bazi Imana. Ariko Imana irareba ibona ko ikwiye gutoranya Aburahamu, iramutoranya, irangije iramubwira ngo nasiga inzu ya se. Ayiwe ngo nasiga inzu ya se ajye mu
mu gihugu witeka azamwereka. Haleluya. Aburahamu nawe ntabwo yigeze asuzugura Imana, yahise yumva ikintu Imana ishatse kumubwira. Aburahamu yumvishe ko Imana ishaka ko Aburahamu agomba kwitandukanya n'ibidafite umumaro. Aburahamu agomba kwitandukanya n'ibintu yakoraga bidahesheje Imana icyubahiro. Aburahamu yumvaga ko Imana yashakaga ko yitandukanya n'abantu badakijijwe. Arangije aramubwira ngo yewe Aburahamu we, ngo siga umuryango wanyu, ngo usige n'inzu ya so, ujye mu gihugu. Haleluya. Ugende mu gihugu nzakwereka. Imana ishimwe cyane. Imana iduhane umugisha. Nawe reka nkubwire, ukiri muri izo karande, utarasiga izo karande ziwawe, utarasiga ubwo busambanyi, utarasiga ubwo bugome, utarasiga ubwo bujura, reka nkubwire, gutabarwa kwawe ntako. Siga ibyo byose, werekeze ku Mana nk'uko Aburahamu yemeye kuyoborwa n'Imana. Haleluya. Aburahamu yemera gusiga se na nyina. Aburahamu yemera gusiga umuryango we, kuko uwo muryango ntiwari uzi Imana, ariko Imana yabonaga ko Aburahamu ari uzamenyesha umuryango w'Imana. Arangije Aburahamu aragenda. Imana iduhane umugisha. Ese wowe uhagaze inshuti yanjye, Imana ntiyaba yaragutegetse ngo uve mu byaha ukanga kubivamo? Imana ntiyaba yaragutegetse ngo uve mu bapfumu ukanga kubavamo? Ndagira ngo nkubwire ngo shishikara uve mu byaha, shishikara uve muri icyo gihugu cy'ibyaha, werekeze mu gihugu cy'umugisha. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Imana idufashe. Imana nshuti yanjye ikwambika imbaraga, ugira ibyo urekura, kuko Aburahamu yaremeye agira ibintu arekura. Aburahamu yaremeye agira ibintu arekura. Aburahamu yaremeye agira ibyo asiga. Ntabwo yavuze ngo mbese nsize mama byagenda gute, mbese nsize data byagenda gute, mbese nsize bino butunzi byagenda gute. Ibyo ntabwo yari abyitayeho, kuko yari yumvishije Imana. Ese wowe uri kumva Imana gute? Haleluya. Ese Imana wowe ntiyaba yaravuganye nawe ugakomeza ukinangira? Reka nkubwire, umutwe w'amagambo watubwiye ngo Aburahamu Imana imwerekeza mu gihugu cy'Ikanani. Ikanani ni heza. Ikanani ni mu gihugu cy'amasezerano. Ikanani ni mu gihugu cy'umugisha. Imana yari yoherejemo iki? Aburahamu, nyemerera uve muri icyo gihugu cy'amagambo, kivemo mu gihugu cyagutesheje agaciro, mu gihugu yewe cy'ubukene. Icyo gihugu ntukivemo, werekeze mu gihugu cy'isezerano, werekeze mu gihugu Imana irimo irakwereka kujyamo. Nyemerera uve muri icyo gihugu cya karande, uve muri icyo gihugu cyo kuraguza. Va muri icyo gihugu cyo kuraguza, ahubwo wizere Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Noneho ntabwo Imana yamubwiye ngo genda gusa. Reka nkubwire, ntabwo Imana iyo iguhagurukije iguhagurutsa gutyo gusa. Oya, Imana iba ifite imbaraga zo gukora imirimo n'ibitangaza by'uko nyine izakwereka kuri kumwe nayo. Reka nkubwire, hari abantu rero wicaye mu kazi ari Imana yakakujyanyemo, nubwo uri kubibona gutyo ukabona intambara, ntabwo uwo bahangana nawe bamuzi, kuko n'Imana yakakwicajemo. Imana irakubwira ngo haguruka ujya muri kariya kazi, ni njyewe ukaguhaye. Nyamara abari kukurwanya nta makuru bafite, abari kugusebya nta makuru bafite, abari kukugerekaho ibyaha nta makuru bafite, kuko wowe ufite amakuru y'uko ari Imana yaguhagurukije. Urangije urayemerera, urangije uragenda wicara ku iyo ntebe. Ufite amakuru y'uko ari Imana yakubwiye ngo jya kwiga, urize primaire urayirangije, urize secondaire urayirangije, urize
kaminuza nayo urayirangije nyamara bari kukurwanya bari kuvuga ngo ntacyo uzigezaho nta makuru bafite ntabwo bazi ko ari Imana yaguhagurukije irakubwira ngo haguruka ujye kwiga haleluya abo Imana yahagurukije ndagira ngo mwumve ako kantu mukurure ineza y'Imana mukurure aho mugeze muhereze Imana icyubahiro haleluya tujye twiga kwibuka imirimo Imana yakoze tubyiga tubitekerezeho haleluya reka tubitekerezeho bizadutera gukorera Imana bizadutera kuguma ku Mana bizadutera kunezeza Imana nitwibuka imirimo myiza Imana yakoze Imana ishimwe Imana iduhana umugisha ngo arangije ngo Abraham arahaguruka we arahaguruka asiga imiryango yabikize asiga mama we na papa we asiga amafaranga asiga ubutunzi ariko yumvira Imana haleluya arangije Imana umva ikintu yamubwiye Imana irangije iramubwira ngo umva Abraham we ngo abantu bazakwifuriza umugisha nanjye nzagira ute nzabaha umugisha haleluya Imana ishimwe kubera ko yumviye Imana iramuhagurutse iramubwira ngo Abraham haguruka nzaguhindura ubwoko bugize ute bukomeye noneho abantu bazakwifuriza umugisha nanjye nzabaha iki umugisha abazakuvuma haleluya we umva iryo jambo nshuti yanjye ngo abazakuvuma nanjye nzagira ute nzabavuma hari abantu bakwikoreye batazi ko ari Imana yavuganye nawe ijambo rikomeye haleluya Imana ishimwe abangabo umuvumo w'Imana abo bakuvumye abo ngabo Imana yarabavumye abo ngabo bakwitambikiye mu mugisha abo ngabo nta mahoro bazabona kuko Imana yavuganye nawe irakubwira ngo abazakwifuriza umugisha nzabaha umugisha abazakuvuma nanjye nzabavuma hayiwe mujye mureka kwitambika mu bintu by'umuntu kuko ntabwo muzi aho yavuganiye n'Imana mujye mureka kwikorera umuntu ntabwo muzi aho yavuganiye n'Imana haleluya kubera ko ushobora kumwikorera ukabigenderamo nshuti yanjye mujye mureka guhangara umuntu mutazi wamuhamagaye uwo ari we mutazi wamuhagurukije uwo ari we mutazi wamuvuganye nawe uwo ari we haleluya Imana itugirire neza Imana igufashe komera ushikame naje kubwira abantu bavuganye n'Imana haleluya naje kubwira abantu bavuganye n'Imana ngo nimukomere mushikame Imana niyo yavuze ngo izabana nawe nubwo bavuze ngo iyo nda utwite ntabwo uzayibyara hari Imana yavuganye nawe utaranayitwitira kubwira ngo iguhaye urubyaro komera rero uwo murozi nubwo yaroga Imana izamuha umuvumo iyo nda uzayibyara uzafata umwana w'umugisha uzafata umwana muzima ari aho ngaho akanuye amaso bimucanga kuko yaroze umunyamugisha yaroze utagakwiye kurogeka hari abantu batarogeka reka nkubwire umuntu wavuzweho n'Imana ntabwo arogeka uramuroga ariko bigafata ubusa ako kazi wicayemo reka nkubwize ukuri ako kazi wakagiyemo abantu bavuga ngo azakamaramo amezi 2 ngo nubwo akagiyeho ntabwo azagatindaho ariko ntabwo bazi aho wavuganiye n'Imana mwibanga we hari ibanga ugendana iyo ntebe wicayeho hari Imana yayikwicajeho Imana idufashe Imana itugirire neza Imana idufashe Imana yongere igwe kwizera haleluya mu mutima wawe wongere wibuke ko iyo ntebe ari Imana yagize ute yayikwicajeho wongere wibuke ko ayiwe icyo cyubahiro ari Imana yagize ute yakiguhaye bese ninde wo kuza kukubuza icyubahiro Imana yaguhaye ninde wo kuza kuvuga ngo pfa Imana yavuze ngo baho nawe haleluya umuririmbyi yaravuze ngo n'abanyamugisha bariya ngo ntabwo bavumika hayiwe abanyamugisha nimukomere abanyamugisha ntacyo muzaba abanyamugisha dufite Imana abanyamugisha twizeye Imana abanyamugisha
turi kumwe n'Imana. Abanyamugisha nimuhumure kuko Imana yadusezeranije iki? Umugisha. Nawe Imana aho uri yagusezeranije iki? Umugisha. Imana igufashe urwo rugo rwawe ujya kurujyamo. Imana yarakubwiye ngo mwana wanjye ngiye kuguha urugo, urwo rugo nzabana nawe, nzakugirira neza. None ninde muntu wo kuza kururwanya? Ninde muntu wo kuza kurusenya? Ese ninde muntu wo kuza gusenya ibyo atubatse? Ayiwe uwo nguwo azabona ishyano, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, kandi n'uzakwifuriza umuvumo nanjye nzamuvuma. Umva nkubwire, nta muntu ufite uburenganzira bwo kuza kugusenyera ibyawe, kandi ari Imana yavuze ko ije kubyubaka. Ayiwe Yesu we, Imana ishimwe. Iyaba wumvaga iri jambo nk'uko ndi kuryumva, iyaba wumvaga iri jambo wagakwiye gukomera, wagakwiye gushikama, kuko hari Imana yagize ute? Yavuganye nawe. Reka nkubwire, Imana irangije ibwira Aburahamu, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Yewe Imana igisezeranya abana bawe ikakubwira ngo aba bana bawe bazavamo abantu bakomeye. Abantu Imana yabibwiye. Haleluya. Ayiwe, abantu Imana yabwiye ko izagirira neza. Haleluya. Abantu Imana yabwiye ko izanezeza. Haleluya. Abantu Imana yabwiye ko izaha umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Njyewe Imana reka nkubwire, uko yaheze kera n'uyu munsi niko ikiri, nta cyambuza kuyizera. Reka nkubwire, ibihamya birahari by'uko Imana izakugirira neza. Aburahamu yagenda akumvira Imana, akagenda ibyo Imana yamubwiye ntabibone, Aburahamu yari gucika intege. Nta nubwo ubu ngubu tuba turi kumwigishaho, kubera ko urumva ko aba yaracitse intege. Ariko Aburahamu yavuganye n'Imana, Imana ishobora byose. Ya Mana ivuga bikaba, ya Mana itegeka bigakomera. Arangije Aburahamu aravuga ngo umva, nanjye ndumviriye Imana, nitaye ku muryango wanjye, nitaye ku byo bakora, nanjye ndumvira iki? Ndumviriye Imana. Reka nkubwire, Aburahamu dukomeje uyu murongo uzawusoma urangize, uzareba gukomera kw'Imana Aburahamu yahuye nako. Ntabwo yigeze akorwa n'isoni nk'uko Imana yabimubwiye, nk'uko Imana yabimusezeranije ngo mu muryango we wese niwo hazakomoka umugisha. Imana ishimwe. Aburahamu yabaye umugisha, aba umugisha ku miryango ye yari yarasize, aba umugisha ku nshuti ze, aba umugisha ku babanye. Ntabwo yigeze aba umuvumo, kuko Imana yari yamusezeranije ko izamuha umugisha. Komera ushikame wa mupapa we, komera ushikame wa mama we, komera ushikame wa mukobwa we, komera ushikame wa musore we, komera ushikame. Imana niyo yavuganye nawe. Namwe mwagiye mu bihugu byo hanze mukagenda ari Imana yabavuzeho, mukagenda Imana ivuze ngo uru rugendo naruteguye, ukaba uri kubona uri guhuriramo n'intambara. Humura, komera ushikame. Imana iri kumwe nawe, izabana nawe, izagushyigikira, izaguha umugisha. Haleluya. Niwubaha Imana, Imana izabana nawe kandi izakugirira neza. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Imana reka nkubwire, ahantu uhagaze wizere Imana. Icyo Imana yavuganye nawe ukizere. Nawe urwanya umuntu utazi icyo yavuganye n'Imana ubihagarike, kubera ko n'umuvumo Imana nayo izakuvuma, n'umurwanya Imana nayo izakurwanya. Ndakwinginze kugira ngo umva aho uri hose, nawe utari wakizera Imana, utarigeze wumvira ijwi ry'Imana, siga ubwo busambanyi, usiga ubwo bujura, usige kuraguza, usige kubeshya, usige kwiba, ayiwe usige amanyanga, usige ibyo byose. Imana nawe izakujyana mu gihugu cy'amasezerano, izaguha umugisha, izaguhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa,
uri Imana yo kwiringirwa. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe, duhe kuyoborwa nawe, uduhe kwinjira mu masezerano Mana, uduhe Uwiteka kumvira imvugo yawe nk'uko Aburahamu yumviye imvugo yawe nziza, umugirira neza ubana nawe. Unkurikiye wese rero Mana, muhe kumvira ijwi ryawe, ave mu bidatunganye ajye mu bitunganye kugira ngo yakire umugisha we. Mu izina rya Yesu Kristo, girira neza abakobwa, girira neza abasore, girira neza abagabo, girira neza ababyeyi Mana bakubone. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza, urakoze Yesu kugiye kugabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa. Nuhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kunyumvise, nsenze nizeye ko uri Imana igiye kwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amena. Mana ishimwe. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 31 92 655. Iba kuri WhatsApp, ushatse kunyandikira wanyandikira. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Murakoze cyane inshuti zacu mwe mudukurikiye. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Niba ushaka kutugezaho ubuhamya, ushaka kutugezaho ijambo ry'Imana, ufite ubutumwa bufite aho buhuriye n'iyobokamana, waduhamagara kuri 078 92 655 760. Ahasigaye tugakomeza kwagura ubwami bw'Imana. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Mwakoze cyane gushyira urushinge ahangaha ku Imana Irahari TV. Uwiteka Imana abaho umugisha naho ubutaha. Murakoze.